uwo mupfumu ndamwizeye bihagije iyo agukubise umutima none ukawukubita ku gitenge umugabo agukurikira butaha nawe usore ntarumikora tseraga umupira nta muntu wajya kugaruka ukancumbikira ubu ngiye gucumbikisha kandi koko nari nabihaye ubuse ko waronsiganye umwana wabonaga azatungwa n'amabuye nta mata wansigiye nta n'ikindi kintu nta kuvuga ngo uransigira imbuto ngo barangiza ngo uravuga ngo naragurishije ahubwo se wowe uri kubona yataba ari ukukojya amahubwo umuntu arakubwira ngo kugurisha se bw'uruva kugurisha se ni ibiki kuki twamubwiye se ngo tumuhe amafaranga ayongera ayafite ajya kugura akabyanga aha ndumbu ubwo se nazaba yaritwaye nabi nzarumegire umugore wawe wabikoze ntawe ubundi umuvamitse umukankunde atababara se yabigenza ati umubyeyi se aca inkoni zambi wateze amatwi neza ibyo umugabo yavuze ntabyumvishe rwose umvise ko agiye kuguhahira reka tubitege amaso nasigira ngo nabyemezwa n'icyo atari yagaruka n'umunsi n'umwe ngo ndebe ntabwo twumigeze mbeshya ngo afite za frigo imodoka ngo yavuye mu mazi ibintu byinshi imana ngo uri kumbwira n'ubundi n'ibindi nzabyiza namubonye yaje iyo byihorere ubyirengagiza yuko ibintu byose mwabaye nk'aho mwabitaye hasi nawe nta kintu kikwishyuza mugiye gutangira ubuzima bushyashya mwizerane iki nicyo kintu cya mbere kandi ubwo nawe ugomba kumenya yuko ibintu byo mu kabari ugomba kubihagarika papa nawe iby'akabari si ibigori ntabwo byeze ibigori twejeje mu gishanga toni zirezire ahangaha mu nzu none ngo nzajya kunywa inzoga ahubwo musheshe mugure isukari nyinshi mujya mukamisha amata buri gitondo ubundi muzaye ko narangije guhinduka ariko uravuze ngo ibigori bireze koko rwose nibyo ntureze no gukamisha ni ngombwa njye ufite inka hano mu kiraro zirimo ziravuna ibiraro ahubwo mbwira niba ushaka wenda inka uzajya ukamirwa wenyine ku giti cyawe naho ubundi Simbandiho ntaka higeze habura amata ariko papa ndabona ibintu no kugenda bihinduka none ko twari twarakeneye amafaranga y'izo nka zose cyo kora dayo nka nayo irakenewe kuko yarabiswa nikundira amata gira tubone n'agacupa ariko nta kibazo ibyo ndaza kubikora ahubwo cyo ngiye kugira nujya ngiye gutuma ku isatira igende ni uzugura ikiro 5 cy'isukari ariko rwose sha numva wahindutse wabaye mwiza cyane kora ha rwose yego pa Mwana byo ndaje ndakurikirane ariko cyane ndabizi ko n'ubundi ari njye wagize umunyamabanga wawe ariko ndabikurikirana kabisa ndego ushaka ibihe byiza rero mwana nyagasani ubundi wa mugani mbuze ibintu by'amabanga ndanibuka ndarya ngo umugabo wanjye ngo aragiye ariko sinzi gusa wenda nubwo agiye ariko nzayibara ko agarutse imana ukuntu gusa twe tugiye kwikoraho mwana we tugiye kubica urupfu rubi none dore ngaho agiye kuba umuntu mwiza ngo agiye gushaka amafaranga azagaruka dutuye imana ngiye gukora uko nshoboye nanjye mba umwana mwiza sinzongera kunywa ku nzoga mbere umwana wanjye kugeza igihe azarinda kuba umwigisha imico myiza ariko mwana Imana izabimfashemo nagaruka azagaruka amahoro sinzongera kwitana abandi bagabo oya ngiye gufatikanya na papa na mama duhinge tubone ibizadutunga wenda umugabo azaza tuzagura iyacu nzu twimuke muri runo rugo none ariko bigomba kuzagenda kandi ari no kureba isimbi ku ishuri kuko nawe ndumva mukumbuye pe namubere umwana mubi ibyo twakoze mva byatumye nyanga kumana kuzagenda njya kumusura ku ishuri mbere nijya kureba n'umuriro ko wazimye Hogoza mwana wanjye rwose none natagiye kugira icyizere sikuba mu rugo tegura imirimo yo mu rugo guteka budara rwose azabasanga umugore wawe reka ntabwo koko ndetse ibyo nakubwiraga nakubeshyaga nta bitwaye biriya ni ibigaragaza yuko Sonia
azakura abona umubyeyi muzima nawe wenda kurahiye nakorabaga ibikorwa bikavuka neza nk'umuntu afite isoni nanjye mu bandi babyeyi. ubu rero aho ugiye kugitambuka ugiye kugitambuka abantu bose bajya gukomera amasimoni. muraho umugabo ni indera abona akazi mukarimo mukamere nabi ntidazugusuye se muraho daso mera cyane mukuru k'umurenge neza ni neza iminsi myinshi yitwaze na gatebe byagendaga da kavura kari kabonetse rwose amaye n'uburyohe wa mugani w'abandi ngo ni uburyohe ngo mbese izuba ryari tuzengereje muri ino minsi ishize twe twumuwe neza asubizaga umuntu ati izuba rimeze nabi zabonaga ibiciro byo bitazamutse no ku masoko bitewe n'izuba rero twagize imana akavura karagwa ubwo nabyo umuntu arejeje rwose arimo aravungura nta kuntu umuntu atashima imana iminsi mike ubona bagenda agenda gushisha arebe ko yakwibonera akango kwirira n'ibyo nta bintu ubundi tutaherutse kugendera unoze ko ari mu rugo ariko ntabwo ari kera cyane da herukaga hano nje kugura ya samu ino samu yacu urebye ndumva ari nk'amezi 5 yabashize amaye nk'umurasamani wishe isamu njyewe ntabizi ko nzi ko ibintu byo guteka umutwe ari ibintu by'imboba abantu b'imboba baba ku muhanda n'abakozi ba leta namwe mwatangiye guteka imitwe byabageze noneho umuntu ushinzwe umutekano ntabwo byumva rwose ahubwo ibyo bintu urabyumvisha ibyo rwatanga bavuze ngaho se nabihakane niba ntacyo abizi byarabaye nyine none se mba byarabaye nabisubiza inyuma cyangwa se n'ibyo utamenya gusa umugore ntabwo amanje kukubwira njye nagira ngo ni ibintu murimo kunkinisha nkagira ngo ni intuza none uvuga ko ibyo bintu byarabaye nyine ese bura yuko yarazanwe no gusahanga noneho muze ubwo rero birasaba nyine yo kwihangana mbanza nta nubwo biziho ukuntu byagenze rero njye naje ngura isambu yawe igura miliyoni 5 ariko nyuma yaho naje kumenya yuko hari ibindi n'imyuka mibi bakoresheje cyangwa amarozi kugira ngo byemere isambu rero nkimara kwishyura miliyoni 5 mwese mwari mwarasinye gusa bo nabonaga hari ukuntu wari umeze abona utarimo neza nza no kubaza mukankunda ati se musaza ni gutya atari gutya arasanzwe ariko nyuma yaho naje kumenya amakuru bambwira yuko hari amarozi bakoresheje kugira ngo usinye baje gusinya rero ubwo n'amafaranga nanone haza kuza umutekamutwe nawe arayabika nyuma yaho haza kumbwira ko muzagenda mwishyura buhoro buhoro ubwo nibyo nanje kureba amama yamunyishyura yewe Simbandiho ngurisha isambu yanjye miliyoni 5 akanakomera ko arasinyeda koko miliyoni 5 n'umukobwa hari ahubwo n'umuko wanjye se we yarasinye nawe yarasinye ahubwo mwese ahubwo mumeruka uko ni mukahunda yagiye n'umukobiti ntuze mushaka yagiye hehe rwose ngiye ntabwo mbyumva n'umugore wawe wabikoze ntawe ubundi umuvamitse mukankunda waze ko bigiye kumera nka byarindi ntabwo uzi icyo umukobwa yazize se nyine yo kwihanira ntabwo uzi ko byacitse muze hari yari mwakoraga kera mukira abasore byarahindutse birimo ntazi rwose n'ukurikirana uko bimeze ubu ubundi ubuyobozi butuma umuntu atihanira nabwo muraduhemukira cyane oya muraduhemukira abahu aya nicyo amategeko aberaho turakurikiza amategeko nyine nk'uko ayabereyeho ubwo rero igikurikiyeho mukankunda yari yambwiye ko miliyoni 2 bari batanze 3 yari yazimpaye ubwo rero ubwo nuko musigaranyemo munsigamo miliyoni 2 mukashyira n'inyungu zayo kuko amafaranga nanjye mba nakuye kuri credit ubwo muhubwo igisigaye no kujya inama y'ukuntu mwaza yamunyishyura umva rwatanga ngo nagushishya uko ndeba ngize umugore ambere ikirumbu ashaka amamarozi kugira ngo bigende gucyo numvura bimbwiye ngira umukwe nizeraga 100% arasinyira isambu ngize umukobwa we noneho we sinakubwira rwose rwose byabaye byose ninjye wabiteye